VIP mwari muzi yuko bishoboka kuba wakonvesinga muri real estate mu bintu by'amazu. Mumbabarire, iki nicyo kibazo nanga gukora video maze kurya ubugari bwari munize. Okay, nawe reka mvuge neza. Mwari muzi ko mushobora konvesinga mu mazu cyangwa se muri real estate mu bintu hano muri Amerika no muri Canada mufite mu bitanu cyangwa se munsi yayo. Uyu munsi ndaza kubereka bumwe mu buryo nakoresheje n'abandi bakoresha mu kuba konvesinga muri real estate n'amafaranga make. Let's go. Nongere kubasuza aba VIP mumeze neza magize icyumweru cyiza. Ahangaha rero ni Gael ongiye kugaruka muri cya kiganiro kibagezaho business entrepreneurship ndetse no kwiteza imbere. So uyu munsi aba VIP ndashaka tuganira ibintu bikomeye. And actually iki kiganiro ngikoze mvuye mu kazi ndavuga nti ariko gitewe nicyo petit frère wanjye tubana no mu myaka 19 ndetse n'abandi bantu tubana bakiri bato bakazi twaganire barambaza birashoboka kabisa ko umuntu yakonvesinga muri real estate cyangwa se konvesinga mu bintu by'amazu afite munsi y'5,000 by'amadolari. Byatumye rero nibaza hamasanga rimwe na rimwe amastrategy amwe namwe narayakoresheje ndetse mbasha gutangira konvesinga muri real estate ntarafite 5,000 by'amadolari. So uyu munsi rero ndabereka uburyo butandukanye ushobora gutangira kumu investor muri real estate mu bintu by'amazu hano muri Amerika no muri Canada ufite 5,000 cyangwa se hasi. Ni ukuvuga ngo iyi video ikintu ubuza gusa niba ubona ari video ufite value ndagusaba kubite like hanyuma subscribing niba uri mushyashya tubane kuri bino biganiro. Reka dutangire n'uburyo bwa mbere. Rero VIP ubu buryo bwishindi buze kubereka ahangaha ni uburyo twagaba investor hano muri Amerika twita creative real estate investing. So nuvuga ngo muri creative real estate investing ugomba kumenya yuko nubwo bidasaba kuba ufite amafaranga menshi ahubwo icyo bisaba no kuba ufite ubundi bumenyi. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba uzi byibuze kumenya aho ukura amazu, aho finding ama deals, cyangwa se ugomba kuba ufite informations uri connected. Akaba ari byo bimwe muri bino ngiye kubereka uyu munsi. Okay, so nuvuga ngo uburyo bwa mbere abantu benshi batazi ni uburyo bwitwa owner financing. Owner financing iri jambo rero mutarize mu ryandike muri menye go uyu munsi. So owner financing ni iyi. Owner financing ni yayindi cyane ngiye hingera hano ama owner financing yari hano hose yari yuzuye. Mu myaka 5 ishize muri area ngiwe mbamo owner financing zari zuzuye. Wajya kuri Craigslist hanyuma ukabona amazu ukajya muri section itwa for sale by owner ugasanga hari amazu menshi ba nyiri inzu bariho baragurisha. Abangaba bari abantu babaye muri amazu imyaka 20-30 bagiye kuri retiringa cyangwa se abandi bagiye kugurisha inzu zabo bagiye kwimukira. Aba bantu inzu zabo baramaze kuzishyura muri bank babazifite completely. So hanyuma ikintu bakora ni iki waragenda iyo umaze kubona yuko hariho inuza yitwa for sale by owner ukamuhamagara ukamubwira uti iyo nzu yawe ese wa financing nkayikugurira. Icyo bishatse kuvuga ni iki nuvuga ngo umu owner we aba bank yawe nuvuga ngo ahubwira ngo ujye kuri bank barebe credit score yawe barebe credit yawe barebe ko base down payment ukoze ibintu byose wowe wakubera bank akubwira ati reka twumvikane mukajya ku muroya mugasinya akavuga ati wowe uzajya umpa buri kwezi 1,400 cyangwa se 1,200 cyangwa se 1,100 hama amafaranga akaba muriha mortgage. Kandi inzu wamaze kwinjiramo iyo urebye neza usanga inzu yinjiriyemo hafi free hanyuma gusa as long as umuhaye izo payments ushobora kuvuga utisegeye we abakuyemo iki we icyabakuyemo nuko icyambere abakubonye wowe ugiye kuba committed ukajya muri iyo nzu for long term hanyuma ukajya umwishyura amafaranga bazi yuko utazigera uyabura. Hanyuma ikindi nacyo hari igihe gucharging interest rate iri hejuru gatoya. Ni ukuvuga ngo niba bank iri guca 3% wakaba yaguca 4%. So here's the thing with VIP iyi owner financing niyo nakoze ku madeal ageze kuri 6 tuge niyo twakoresheje hano. Ni ukuvuga ngo amazu menshi yaba owned n'umuntu wabaye mu mentor wanjye hanyuma we ambera bank hanyuma ndayamu financinga buhoro kugeza aho noneho igihe cyamara kugera nkajya muri bank kazi refinancinga kamwishyura tukarangizanya nawe hama komezanya na bank. Ubu ni uburyo bushoboka cyane abantu benshi
batazi. Owner financing ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri rero ni uburyo bwitwa lease option cyangwa se ibyo benshi bakunze kumva bita rent to own. Ahangaha again ujya ku nzu hanyuma ukabaza se mwamufite rent to own options, ni ukuvuga ngo mukamwakora icyitwa lease option, hanyuma icyo bisaba ni ukuvuga ngo musinye lease yuko iyo nzu uzayifata mu myaka itatu, hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 uzaba uyikodesha, ariko mbwira ko nyuma y'imyaka 3 cyangwa 5 iyo nzu none uzaba ufite option yo kuyigura. Ni ukuvuga ngo icyo gihe mukumvikana ngo okay sawa juma igihumbi ku kwezi cyangwa se 200. Ngo amafaranga amwe umuha aragenda n'ubundi akajya kugabanya mortgage, ayandi nayo akaba ari amafaranga umuha nka rent. Hanyuma rero cyiza cy'ibingibi ngo iyo wabikoze neza ugastructuringa neza contracts, ngo ushobora no kuba wafata inzu ukayishira mu ndi muntu, ngo uyu muntu ukamuca $300. Okay, hanyuma $300 ugafata igihumbi ukakishyura uyu nguyu mwakoranye inuza $300 ukayabika. Hanyuma nyuma y'imyaka 5 iyi nzu ushatse wanayigurisha, hanyuma uyu nguyu ukora amafaranga bamwumvikanye ukagira. So rimwe na rimwe abantu bakora is rent to own bagusaba amafaranga down payment, cyo bita non refundable down payment. Ngo bashaka gusaba hagati y'ibihumbi 3 kugeza kuri 5 ukaba yabaha kugira ngo ubashe kwinjira muri iyo nzu. Ubu ni uburyo buri creative, ushobora kwinjira mu nzu mu maseta amwe namwe no mu mijyi imwe n'imwe. Izi deals ziruzuye, ngo izi nazo ni deals zo kureba mukiga neza uko mwazikoresha. Ubundi buryo rero bwa gatatu bwo investinga muri real estate mu mazu udafite ari ibihumbi 5 ni ukwinvestinga mu byo twita REITs. REITs ni ukuvuga ngo tuge n'ibyo twita Real Estate Investment Trust. So izi REITs rero n'ama big companies n'ama big corporations afata amafaranga make avuye ku investors batandukanye nkanjye nawe, hanyuma bakayazana hamwe akaba amamiliyari cyangwa se amamiliyoni y'amadolari, hanyuma bakinvestinga muri sector runaka y'amazu. Ni ukuvuga ngo bamwe bashaka investinga nko mu mazu y'ubucuruzi nk'amamole n'ibiki byose, abandi nabo bakinvestinga mu mazu tuvuge ya healthcare, mu bintu by'ubuganga n'ibiki bitandukanye, abandi bakinvestinga mu mazu akorwamo mu biro akorwamo na government. Hanyuma iyo investishije muri izo REITs ziragenda of course zigafata ayo mafaranga zikavugurura ayo mazu zigashiramo ubupangayi, zigapangisha ayo mazu arimo ibitaro, zigapangisha ayo office arimo government, hanyuma rent babona. Ni ukuvuga ngo icyiza cy'izi REITs nuko 90% y'amafaranga binjije buri mwaka bagomba kuyadistributinga bakayasubiza aba investors, ukabona dividends kandi utiriwe uruha ujya gukodesha ujya gukora ibiki n'ibiki byose. Nk'urugero njyewe hari ama REITs 3 nkunda, simvuze ngo bari investingamo, ariko namwe ndabasaba muzaguguringe mureba ama REITs mega mwakunda mu investingamo. So ngo iya mbere njyewe nkunda nitwa SQT. SQT ubu tuvugana mbere ko ntangira video yarigeze ku madolari 15 isheye imwe, no kuvuga ngo yiguze 15 kwijana ukaba winjiyemo. Hanyuma iyi MPW yo ni 21, iyi SQT yo ni REIT yembesinga muri za mole n'ibiki byose. Iyi nayinjiyemo iri ku madolari 5 amezi actually umwaka ushize igihe coronavirus yatangiraga n'ibiki byose, cyo abantu bankurikiraga narababwiye mwemvesting mu ma REITs. Hanyuma iyi MPW yemvestinga mu mazu akorerwamo ibintu bya healthcare n'ubuganga n'ibiki byose. Ni ukuvuga ngo iyi nayinjiyemo keri kuri 15 bigeze kuri 21. Hanyuma akazi nitwa VenQ nayo ni ETF ihuza ama REITs yatandukanye muri Amerika kuyinjiramo n'amadolari 92. So nuvuga ngo izi ngizi zishize amafaranga not only shares zawe uko yamaze agenda azamura agaciro, shares zawe zirazamuka, agaciro ka shares karazamuka, ariko ubona na dividends buri mezi 3. Ubu ni uburyo abantu ushobora kwinjira ugatangira kuba umu real estate investor kandi utari na landlord utiruka inyuma y'abantu udakora iki. So REITs ni kindi kintu mugomba kwibaza. Rero ubundi buryo bwa kane akenshi aba VIP benshi muri murankurikirana no bwa mbere muza kwa mwumvise strategy. Iyi strategy ubwayo ngiye nakoranye n'abantu bayikoze, nivuga ngo harimo abantu benshi bayinkozeho iyi wholesaling strategy. So iyi strategy yitwa wholesaling. Umva uko nikora. Iyi ngiye uragenda ugomba kuba ufite at least connection, wumva market yawe urimo kandi uzi gufinding ama deals. Nivuga ngo iki nicyo kintu abantu benshi bibaza yuko amafaranga ari cyo kintu gikomeye muri real estate. Oya, amafaranga biroroshye kuyabona, hari n'abandi bantu bagwa amafaranga mu buryo bworoshye. Igikomeye ubu ni deals, uzi kubona ama deals ari amazu ari kuri make abantu batazi atari kuri market. So ngo niba ufite izo connections ku buryo wabona deals, so nuvuga ngo ufata deal hanyuma ukayiza, nuvuga ngo ugasinyana na nyirayo icyitwa purchase and sale agreement. Nuvuga ngo wowe ukavuga uti iyi nzu
uko imeze tuyisinyanye ku bihumbi 100 ugasinyana iki gipapuro nawe. Ni ukuvuga ngo iyi purchase and sale agreement iyo umaze kuyigira uragenda ugadushakisha undi muntu w'umu investor cyangwa se undi muntu ushaka kugura inzu ukamubwira uti mfite inzu n'iki byose nemerewe guhita nyigurisha, hanyuma gura ati iyo nzu nangahe ukamubwira uti iyo nzu ni 115. So uvuga ngo uwo muntu mugahita mwumvikana ibindi bihumbi 115. So ni ukuvuga ngo ibyo 115 yarangiza guclosinga agihumbi 115, ibyo 115 iyo mu closing ufata ibyo 115 byawe ukishyura wa wundi mwavuganye bwa mbere ibihumbi 100 hanyuma ukabika ibihumbi 15 byawe. So ni ukuvuga ngo ukaba winjije 15,000 utigeze utunga inzu. So ni ukuvuga ngo wayifashe ku kiranguzo hanyuma ugura impapuro gusa, ugura contract, ugura rights zayo muri purchase and sale agreement, hanyuma uhita uzigurisha ku wundi muntu uri ufite amafaranga yo kuba yayigumana. So ni ukuvuga ngo ibingibi hari igihe ushobora gusanga winjiye muri deal ukavamo nta n'ifaranga ukoresheje. Ibi ngibi n'abantu benshi bakora, ndetse abantu benshi abantu munkurikirana mu Kiriyang mushaka gutangira muri real estate mutangire mwitoze kuri za wholesaling. So ruvuga ngo ama rules do ya wholesaling aratandukanye from state to state na from province to province ne buri muri Canada, ariko aka ni akantu mushaka gutangira gutekereza. Ubundi uburyo bwa gatanu ni uburyo benshi utamenyereye ariko ni uburyo bworoshye cyane. So nuvuga ngo ni uburyo bwo gushaka partner cyangwa se mu financial partner. Ibishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo niba wowe nta mafaranga ufite cyangwa ufite 5,000 no hasi, niba ngo nta mafaranga ufite, ikindi kintu wakora wowe waba uki twakwita mu active partner. So nivuga ngo waba umuntu wagenda ugashakisha ma deal hanyuma ugashakisha undi muntu waba mu partner wawe, ngiye nkunda kwita funding partner. Uyu muntu akaba yazana amafaranga, nivuga ngo akaba yazana down payment cyangwa akaba afite credit score ku buryo mwahita mubasha kujya muri banki. So nivuga ngo wowe afite down payment cyangwa se afite score nziza kugenda muri bank muga financing, ariko wowe nk'umu active partner uzaba nawe ufite ibindi bintu ushinga. Uvuga ngo uzashakisha iyo deal, uza researching ubone iyo deal, hanyuma uzafata ni wowe uza rehabbing iyo nzu, ni wowe uzaba ushinzwe gukora iyo nzu ukayitunganya ukayigira neza. Uvuga ngo ni wowe uzakora property management, ni wowe uzakora ibintu byose nka accounting na taxes no kuri ibyo bintu byose, ni nawe uzashakira abakiriya bayijyamo cyangwa se bayigurisha. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yujuje ibi bintu byose ntabwo uguha amafaranga wamubura. By the way, niba wabasha kubona ama deals ukabasha kuba wakora ibintu byose, uzazengenza gushakira aba funding partners baguha cash. So nivuga ngo iki kintu nicyo kintu kenshi njya nkunda kubona abantu benshi bavuga ati ndashaka umu partner cyangwa se twagiye hamwe turashaka gukora ikintu kimwe, aho ngasanga abantu bose bagiye hamwe bose bafite ubumenyi bumwe. Nivuga ngo bose basha kuzana amafaranga, ariko ninde umu expert muri bino? Ninde umu expert mu gushakisha inzu, mu kumenya kunegosia kuzirehabinga, mu kumenya kuba wazikora maliza n'amasele, kumenya accounting yazo? Ibi bintu byose nacyo ni ikindi kiba kibuza. Ngo nujya gushakisha partner, uri partner ufite ibintu nawe udafite. By the way, akandi kantu nabona babwira ni ukuvuga ngo abantu mushaka partner nanjye nawe muzanye nikira kantu, maybe dushobora kuba twa partnering mu buryo twakorana ama deals amwe namwe. So no VIP nkuko nababwiraga, ntabwo nubwo kenshi tuba twibaza ngo investing bisaba amafaranga menshi, oya rwose rimwe na rimwe bisaba just kuba ufite informations kandi ushaka kuba wahasolinga ukajya gukora ugashakisha amazi. Ko izi strategies zose nababwiye zisaba kubasha kuba wabasha kubona deal nziza. Deal nubasha kwibona nziza, trust me, amafaranga ntabwo azaba ikibazo. Ku investing muri real estate hano muri Amerika no muri Canada ni ubumenyi no kumenya aho wabona strategies no kumenya aho wa finding ama deals, naho ubundi amafaranga siyo kibazo. Iki nacyo ba VIP nivuga ngo abantu mwese mwicarana namwe mukagiriza ku musozo, ndongera mbaka bonus. Bonus nshaka kuba nakaya nirwo mbivuga, ariko nongere mbisubiremo wenda kubwo abantu baturebye umunsi bwa mbere. So ubundi buryo rero bwanyu bushobora no kuba kwinjira mu nzu yawe ukinjira mufite amafaranga 5 cyangwa se makeya, nuko wakoresha twakwita FHA loan. FHA loan ni ukuvuga ngo ni uburyo leta ya Amerika yashizeho kugira ngo ifashe abantu kuba bakwinjira mu mazu ku mafaranga makeya. Ni ukuvuga ngo kugira ngo bagusaba 20% hasi bagusaba 3.5%. So nivuga ngo inzu y'ibihumbi 100 bagusaba 3,500 yo gushira hasi. Njyewe inzu ya mbere nabayemo bwa mbere bansabye 4,800 yo down payment niyo ninjiriye mu kunzu ya mbere. So maybe ubu ngubu mu market amwe namwe amazu yarahenze 3.5% n'ubundi yabiri hejuru mu 5. Ariko harimo abandi mwebwe muri mu states ndetse n'ama province amwe amazu agihendutse, ushobora kwinjira mu nzu ukoresheje FHA
munsi y'ibihumbi 5,000. Nuvuga ngo hano muri Maine hari amakaritiye amwe n'amwe ari kure y'umujyi gatoya, ariko wabona aho amazu ari munsi y'ibihumbi 100, amazu y'ibihumbi 90 ndetse n'ikindi. So iki ni ikintu cyo kwibaza aba VIP. So VIP ndabakunda cyane. Ndangiza ikibazo cyose mwamuza kuba mwagize kubera iyi video, please muze kubyandika muri comment. Niba ngombwa nzabikoraho indi video, cyangwa se ni munasema mushaka webinar, tuzakora webinar kuri real estate irambuye, munabaze n'ibibazo. Hanyuma rero ikindi kintu nacyo ikintu mushaka kumenya nuko nkora na real estate consulting, no kuvuga ngo ndi umucoach muri real estate. Mushobora kusura kujya kuri www.gaelkomba.com kuri website yanjye, hanyuma mukamwabukinga n'umwanya nkabasha kuganira ndetse no kubasubiza ku bibazo mushobora ko mufite kuri business ndetse na real estate. Bye bye, God bless, na uta.